Bantu mwese munteze amatwi ndabasuje nimugire amahoro ikaze nanone kwamikanya ku rubuga rw'inyangamugayo. Nk'uko mubimenyereye rero ndifuza yuko hano tugira umuco wo kuganira ariko tunafata icyemezo ku bibazo bitwugarije ari byo bizatugeza ku bwigenge nyabwo busesuye. Uyu munsi rero ndagaruka kuri Kizito Mihigo. Nk'uko mwabibonye hashize imyaka 44 Imana yari kuba ikimudutijeho ubuzima, ariko nanone hashize imyaka 5 FPR Inkotanyi ihisemo ko arangiza ubuzima bwe imwishe cyangwa se yishwe ku ngoma ya FPR Inkotanyi. Kugeza na n'ubu Kizito Mihigo ntago yari yabona ubutabera. Rero uyu munsi navuze ni Kizito Mihigo, tuje kugushakira ubutabera, tuje kuguhorera, turifuza kuguhorera. Ngewe ubwanjye ndavuga nti ndi umunyarwanda sinyemera, ariko Kizito Mihigo aravuga ati ndi umunyarwanda ijye ibanzirizwa na ndi umuntu. Ni ikiganiro rero nifuza kubagezaho, nifuza ko tunafata n'ingamba zo guhorera Kizito Mihigo. Ntabwo twafata ingamba zo guhorera Kizito Mihigo tutabanje kumushakira ubutabera, tudakomeje ikirenge mu cyo yasize ateye. Rero ni mu bice bibiri nifuza ko twaganira: gushakira Kizito Mihigo ubutabera ndetse no gutera ikirenge mu cye. Bibutse yuko guhorera Kizito cyangwa se kumushakira ubutabera cyangwa gukomeza ubutumwa bwe ntabwo bireba gusa imiryango imwitirirwa, imiryango yasize ashinze cyangwa se abakora ibintu bitandukanye mu izina rya Kizito Mihigo. Irareba buri munyarwanda wese wamumenye, buri munyarwanda wese wamukunze, buri munyarwanda wese wagizweho ingaruka n'amahano twanyuzemo mu Rwanda mu 1994 ndetse n'ahabanje ndetse no kugeza na n'ubu. Ubu rero nagira ngo mbabwire ngo Kizito Mihigo dufata nk'intumwa y'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, dufata ko n'ikimenyetso cy'amahoro y'abanyarwanda cyangwa intumwa y'amahoro y'abanyarwanda. Buri munyarwanda wese biramureba. Ubu rero ngiye kuza kubibutsa ko tugomba guhorera Kizito Mihigo mu bice bibiri: tugushaka ubutabera ndetse no kunga ikirenge mu cye. Ntabwo twashaka ubutabera bwa Kizito tutamenye ngo yazize iki. Ntabwo twamenya icyo yazize tutamenye intandaro y'inzira y'umusaraba we. Ibyo twagiye tureba ni ukubyibukiranya, ndetse no kugera ikirenge mu cye ni ukuvuga ngo ibyo yazize tubikore ndetse twikubye inshuro 100. Rero mu byo yazize byose, mu nzira y'umusaraba yose yanyuzemo, ngendagaruka kuri porogaramu ya Ndi Umunyarwanda. Mu ndirimbo ya Kizito Mihigo igisobanuro cy'urupfu, agaruka ku gitero kivuga ngo ndi umunyarwanda ijye ibanzirizwa na ndi umuntu. Ndetse no mu gitabo yasize yanditse Rwanda embrasse la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux, agaruka kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda by'umwihariko. Banyarwanda, banyarwandakazi, muramutse mumenye ikihishe inyuma ya gahunda ya Ndi Umunyarwanda cyangwa se gahunda ya Ndi Umunyarwanda uko yavutse, mwahita mutangira, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umutwa, yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wakozweho n'amahano twagwiriwe mu Rwanda, yahita atangira kwivana mu kigare cya Ndi Umunyarwanda. Aho bigeze mu mwaka w'2025 abantu bose bavuga ngo Ndi Umunyarwanda, twese turi abanyarwanda, twese turi abanyarwanda, nta muntu ubyanze. Ariko muramutse mwumvishe icyo Kizito yazize n'ukuntu gahunda ya Ndi Umunyarwanda yaje gusenya porogaramu ya Kizito,
yifuzaga cyangwa yari yarahamagariwe yo kunga abanyarwanda biciye mu bushake n'amahoro no kuganira no kumvana. Iyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda mwayishitura mukayisigira Bamporiki, mukayisigira Bizimana minisitiri w'ubumwe n'amatiku, ubumwe bw'amatiku, cyangwa se minisiteri y'ubwoko bumwe, mukayisigira madamu Jeannette Kagame, mukayisigira FPR n'abambari bayo. Ubwo rero aho kugira ngo wenda mu mpera amabuye mwumve ko nje gusenya gahunda ya Ndi Umunyarwanda, imizi n'imihamuro ndababwira muri make, wenda naza igarukaho rimwe ku kandi, ariko ndagira ngo mbibutse ngo musome igitabo cya Kizito yasize yiyandikiye, cyangwa se ubuhamya yasize yivugiye cyangwa yiyandikiye, aho avuga ko Ndi Umunyarwanda ari gahunda cyangwa porogaramu y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi yaduye cyangwa yazanye ibicishije muri Bamporiki yo kugira ngo izitire ubumwe bwa bene igihugu. Ikaba yari gahunda yo gushyira abahutu hasi, ibatera ipfunwe, ibashyira mu gatebo kamwe n'abicanyi bayogoje u Rwanda kuva mu 1990 bigakara mu 1994. Ahangaha we Kizito ubwe aravuga ko FPR ibwiriza mu ruhame iyo ngengabitekerezo yo gucisha abahutu bugufiya, kandi ikabiba urwango hagati y'abanyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo abatutsi basigaye kugira ngo bange abahutu, kandi babange mu mizi, mu bisekuruza n'ibisekuruza. Nibyo tugiye kugarukaho rero. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda muranyihanganira nagiye nandika utuntu tumwe na tumwe kugira ngo nabivanye mu rurimi rw'igifaransa mu gitabo Rwanda Embrasse la Réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Banyarwanda, banyarwandakazi, abantu mwese mwiyitirira gahunda ya Ndi Umunyarwanda, iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangiye gutya. Kizito Mihigo muzi yuko yari agamije gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Byari biturutse ku buhamya bwe ubwe nk'umugabo, nk'umusore w'umututsi wari wararokotse, afite umujinya ko abahutu, bamwe mu bahutu bamwiciye, ariko binyuze navuga ngo muri Nyagasani, akaza kugira ibihangano se cyangwa kubona école cyangwa kubona umuhamagaro wo kunga abanyarwanda biciye mu bihangano bye cyangwa biciye mu mpano Imana yamwihereye, ariko nanone abifashijwe n'ivanjiri. Kizito Mihigo rero mwumvishe ubuhamya bwe ukuntu yahindutse, ukuntu yababariye, ariko atangira kwigisha biciye mu bihangano bye. Mwabonye aho yaciye agenda mu magereza, agenda mu mashuri bitandukanye no muri fondasiyo ye, ibyo twarabikurikiye. Ariko kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndashaka kugaruka ku bantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane bavugwa mu ntandaro y'iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda yo gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ubwabo. Rero byatangiye aho Bamporiki, aho Kizito Mihigo ajya gusura Perezida Kagame we ubwe mu rugo, ari audience yari yasabye, ajya kuganira na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu rugo iwe. Mu byo baganiriye bitandukanye bagarutse nuko igitaramo Kizito yari afite ndetse n'ibya proje yari afite z'ubumwe n'ubwiyunge azicishije muri fondasiyo ye. Yamubwiye no ku gitaramo yari afite muri Serena Hotel, cyari igitaramo gishyushye, ari hoteli ishyushye muri icyo gihe. Hanyuma Kagame we ubwe amubwira ko agomba kubonana na Bamporiki, cyangwa se agomba kugira icyo akorana na Bamporiki kuri iyo gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, ko ubuhamya bwa Kizito n'ubwa Bamporiki, Kizito nk'umututsi warokotse jenoside yakorewe abatutsi, na Bamporiki nk'umuhutu watangaga ubuhamya, turaza kubyumva, nk'umuhutu wabonye ubwicanyi bwabaye iwabo ndetse n'abo mu muryango we babukozemo, ariko nawe akaza gutanga ubuhamya muri ibyo by'ubumwe n'ubwiyunge. Ubwo rero Kizito Mihigo Kagame yamubwiye yuko yifuza yuko we na Bamporiki bazagaragara muri filime ivuga kuri ibyo by'ubumwe n'ubwiyunge
ikinwe n'Abanyamerika, kandi Kagame akaba yari yemereye Kizito ko azabigiramo uruhare by'umwihariko kugira ngo iyo proje ayibafashemo. Mu gutaha rero ibyo baganiriye n'ibindi, Kizito Mihigo yari yagiye ari excited, ajya gushaka Bamporiki amubwira yuko bagiye kuba abantu b'ibirangirire, ko bazaba rwose ibirangirire muri filime izavuga ku by'ubumwe n'ubwiyunge. Nihuse rero mu byakurikiyeho, Bamporiki yamusabye ko amubwira ukuntu yageze kwa bosi ko nawe ashaka kuhagera, amubwira yuko byaciye muri audience, ndetse nyuma Kizito atubwira ko yaje kubonana pa avec atari Kagame, ahubwo yaje kubonana na Madamu Jeannette Kagame muri audience y'umwihariko. Ubwo rero mu byakurikiyeho mwumvishe yuko ubutumwa bwa Kizito bwari ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ku bushake biturutse mu mahoro n'ibyo banyuzemo, Abanyarwanda bagasaba imbabazi nta gahato. Rero mu byakurikiyeho Bamporiki yaje kwitwara nabi. Ya mesaje yavugaga y'ukuntu yabonye iby'ubwicanyi nk'umuhutu iwabo Ikibogora kuri centre de santé, byaje guhindukamo ko Bamporiki atanga ubuhamya ashyira accent ko ari umuhutu uterwa isoni no kuba umuhutu, kandi akaba ashimira leta ya FPR yamureze, nubwo yari afite ikizuru gipyindamye, ngo yakundaga kubigaragaza cyane ko afite izuru ripyindamye, ko FPR yamugiriye impuhwe kubera iyo mpamvu, akayishimira cyane, anakangurira urubyiruko mu bitaramo bagiye bakora gusaba imbabazi mu cyimbo cy'Abahutu, ko umuhutu wese agomba gusaba imbabazi mu cyimbo cy'Abahutu bagize nabi cyangwa bamwe bagiriye nabi Abatutsi muri Jenoside yo muri 1994. Rero iyo disikuru cyangwa se ubwo buhamya yabivugaga akabya cyane, hanyuma ubwo buhamya ntabwo Kizito bwamushimishije, kubera ko Kizito Mihigo muri principe ze cyangwa se mu ndangagaciro ze ntabwo yumvaga ko umuhutu wese agomba gupfukama ngo asabe imbabazi mu cyimbo cy'Abahutu. Yumvaga ko icyaha ari gatozi, umuntu wakoze icyaha yakwisabira imbabazi we, icyaha cy'ababyeyi cyangwa cy'umuntu umwe wishe kitafata umuryango wose cyangwa ubwoko bwose cyangwa igihugu cyose. Ntabwo babashije kubyumvikanamo, ku buryo ahakurikiyeho ntabwo Kizito Mihigo yigeze yongera gutumira Bamporiki mu bitaramo bye yagiye akora. Hanyuma ukuntu byaje kurangira rero, byaje kurangira bari baramwemereye inkunga, byaje kurangira Mucyo wayoboraga icyo gihe CNLG atumiye Kizito Mihigo mu biro bye. Icyo gihe uwo Mucyo yabwiye Kizito Mihigo ko inkunga ye yari yagenewe nyine muri fondasiyo ye yo kujya muri ibyo ngibyo by'ubumwe n'ubwiyunge, kwamamaza ibyo bikorwa bye yakoraga muri gereza no mu mashuri, atakibonye, ahubwo inkunga ye igiye guhabwa Bamporiki. Rero Bamporiki yaje kujya kubonana na First Lady ariwe Jeannette Kagame. Ibyo bavuganye wenda muraza kubyumva, ariko yavuze yuko proje ye bayibye y'ubwo bumwe n'ubwiyunge igiye kujya kuri proje ya Bamporiki, agiye gukora tourne cyangwa kuzenguruka amakomine 15 y'igihugu yamamaza nyine ibyo ngibyo by'uko ari umuhutu wabonye ubwicanyi umuryango we wakoze, atewe isoni no kuba ari umuhutu, kandi buri muhutu wese agomba gupfukama agasaba imbabazi, agashimira FPR ko yamubabariye, kandi akanaterwa isoni ko ari umuhutu, agasabwa gusaba imbabazi mu cyimbo cy'Abahutu. Ubwo rero Kizito Mihigo mu kiganiro yagiranye na Jean de Dieu Mucyo mu biro bye, yayoboraga icyo gihe CNLG mu 2000, ngira ngo hagati y'ibihumbi Kizito Mihigo yabonanye na Kagame mu 2011, hagati y'ibihumbi 2011 n'ibihumbi 2013 nibwo ibyo ngibyo byose byabaye. Hanyuma iyo nkunga ye barayideviya bayiha
Bamporiki bazenguruka ayo makomine. Icyo gihe Kizito Mihigo hano avuga yuko Bamporiki yajyanye na Mibirizi, uriya uririmba Mibirizi, akajyana na Kalisa, akajyana n'abandi bantu baturuka muri komine, muri Cyangugu, Abanyacyangugu. Icyo gihe rero bashoje izo turune cyangwa se uko kuzenguruka bapfukamisha abahutu babasaba gusaba imbabazi, byaje gusozwa n'igitaramo cyari kuba muri Serena Hotel, kigaragaza kihuriweho n'abayobozi bakuru b'ibihugu, abaminisitiri, guverinoma yose, kirimo na Bamporiki n'abo bajene bagiye baturutse muri izo prefecture 15 baza muri Serena Hotel. Icyo gihe icyo gitaramo cyangwa mbibutse yuko iyo nkunga Bamporiki yahawe yatewe inkunga na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse na ICT, igaterwa inkunga na CNLG ubwayo, igaterwa inkunga na Imbuto Foundation ariyo ya Jeannette Kagame. Ni ukuvuga ngo porogaramu ya Ndi Umunyarwanda yaje kuba ya Ndi Umunyarwanda. Iyo yari porogaramu ya Bamporiki yo gusabisha abahutu imbabazi ibyaha batakoze n'iby'ababyeyi babo n'iby'abasekuruza babo, iyo yaje kuba Ndi Umunyarwanda. Ubwo rero ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu umwaka w'2013 niho habaye igitaramo cya Rurangiza muri Serena Hotel, cyari kirimo guverinoma, cyari kirimo Jeannette Kagame, cyari kirimo n'abandi bantu banyuranye bo mu nzego za leta, ndetse batumira n'abo bantu bo muri komine 15. Ubwo baje guha rero invitation ngo bayicishije munsi y'urugi, bayihaye Kizito Mihigo, bamaze kuyimuha yitabira ibyo birori. Ariko ngo mu buhamya bwatangagwamo, Bamporiki yarateruye nyine avuga ukuntu nyine aterwa isoni no kuba umuhutu, ibyo ngibyo twavuze. Ariko non seulement Bamporiki, hari harimo abandi bayobozi bakuru b'igihugu, harimo Boniface Rucagu, harimo Pierre Damien Habumuremyi wari minisitiri w'intebe, hari harimo Philibert Nsengimana n'abandi bantu b'abakuru b'abahutu bagombaga gusaba imbabazi, basabye imbabazi. Urumva ibyo bintu byahise kuri televiziyo nationale, mwabireba. Ikiganiro cyabaye ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu umwaka w'2013. Icyo gihe nyine abaminisitiri benshi bagiye basaba imbabazi, benshi. Ubwo rero byaramujennye cyane ngo ku buryo Kizito Mihigo yatashye muri pose bitarangiye, ibindi akabirebera kuri televiziyo. Ariko ikindi cyagaragaye muri izo evenoma nuko Madame Jeannette Kagame yabyishimiye cyane, akagira na emotion ukuntu nyine yishimiye yuko abo bahutu bari gupfukama basaba imbabazi y'ibyaha byabo ndetse n'iby'ababyeyi babo, baterwa isoni yuko ari abahutu kandi basaba imbabazi mu cyimbo cy'Abanyarwanda. Ndibaza ko mubyibuka ibyo Pierre Damien yahavugiye, Habumuremyi nka minisitiri w'intebe. Ubwo rero muri icyo gihe Kizito Mihigo yaratashye, yumvira ibigisigaye kuri televiziyo, ngo icyo gihe yananyweye n'agahiye kugira ngo nyine akarume tension. Ariko yatangajwe n'ikintu kimwe, aho perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku mugaragaro ibi bikurikira, avuga ngo niba utarishe, hari abandi bishe, ugomba gusaba imbabazi mu izina ryabo. Ni ukuvuga ngo niba wowe uri umuhutu utarishe, hari abandi bahutu bishe, ugomba gusaba imbabazi mu izina ryabo. Kandi aho ngaho niho cyagiye yavuze ya famous discours ivuga ngo abazicwa bitwaje izina rye nawe azabica. Rero nyuma y'iyo tariki ya 30 z'ukwa gatandatu umwaka w'2013, inkuru yahise iba kimomo. Kagame yari ahari, Jeannette Kagame yari ahari, abayobozi bakuru b'ibihugu b'abahutu basabye imbabazi, niho inkuru yahise iba kimomo. Abayobozi b'uturere
hirya no hino mu maperefegitura abahutu batangira guterwa ipfunwe ko ari abahutu kandi basaba imbabazi mu cyimbo cy'abahutu bakoze ibyaha mu ntambara no muri jenoside muri 1994. muri abo ngabo harimo François Kanimba wari minisitiri w'ubucuruzi icyo gihe na Anastase Murekezi wari minisitiri w'umurimo. Mwibaze, minisitiri w'ubucuruzi, minisitiri w'umurimo na Stanislas Kamanzi wari minisitiri w'umutungo kamere. Rero nyuma y'aho abo bahutu bose batangiye gusaba imbabazi nibwo Bamporiki yabaye ikirangirire. Ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa cyenda hari amatora y'inzego z'ibanze n'amatora y'abadepite. Nibwo yahise aba umudepite, murabizi, nibwo yahise yamamara, nibwo gucukura imisarani byahise byamamara, nibwo yakomeje nyine nyuma yaho nibwo iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se yari kuba iri y'ubumwe n'ubwiyunge yabaye gahunda y'abahutu bagomba gupfukamira abatutsi, bagomba gusaba imbabazi abanyarwanda. Ubwo niba ari abahutu basaba imbabazi, abandi basigaye ni abatutsi basabaga imbabazi ndetse n'ibisekuruza byabo bigasaba imbabazi. Ubwo rero iyo kampanye yarahinze irahindira. Ubwo muri icyo gihe Kizito Mihigo nyine bamucisha bugufi, baramuburabuza, ubwo baratangiza bakora ayo maturune nyine, ariko hagaragayemo icyuho ko Kizito Mihigo atabirimo, cyangwa biri ibintu nyine by'abahutu bajya gusaba imbabazi, ubona ari ibintu wenda bisa nabi. Icyo gihe proje ya Ndi Umunyarwanda isa n'ishaka kubapfubana. Mu kwezi kwa karindwi umwaka w'2013 baje abayobozi ba FPR ndetse n'abayobozi bo muri perezidanse ubwabo baje gushaka Kizito Mihigo ngo aze kwadera cyangwa se aze gusova repokasi cyangwa se aze kuzura iyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda, bari bise Ndi Umunyarwanda yari yapfuye. Ubwo rero abaje kumusura mu biro bya Kizito Mihigo hari harimo Francis Kaboneka wari umudepite muri FPR, harimo na Cecile murumuna wabo wari wakoraga muri sekreteri ya perezidanse by'umwihariko. Ubwo rero baje bamusaba ngo aze gutera inkunga cyangwa se aze gufasha Bamporiki n'abo bahutu bose bajyaga gusaba imbabazi muri iyo gahunda y'abahutu basaba imbabazi bari bise Ndi Umunyarwanda. Kizito Mihigo rero ndibaza ko yari yabaye teti, yari yivumbuye, ariyo nayo gahunda nshaka kubashishikariza abanyarwanda, niba mushaka ukuri mugomba kwivumbura kuri gahunda zitabafitiyemo inyungu cyangwa zitabajyana kuri bwa bumwe twifuza. Kizito Mihigo navuga ko nyine yivumbuye kino gihe, akavuga yuko babimubwiye batinze bigeze hagati kandi atabyibonamo. Ababwira yuko azabaza abagize komite cyangwa abagize fondasiyo kugira ngo bumve niba hari ikintu bakora, ariko nyine yarabahakaniye mu cyayenge. Ubwo muri icyo gihe rero guhera muri uko kwa karindwi mu 2013 niho iyo gahunda yo gucisha bugufi abahutu yabaye kimomo, ihinduka Ndi Umunyarwanda, ariko by'umwihariko itari ifite na kimwe iharanira muri porogaramu ya Ndi Umunyarwanda cyangwa muri porogaramu y'ubumwe n'ubwiyunge, amahoro, ubumwe n'ubwiyunge biturutse ku bushake bw'uwahemutse n'uwahemukiwe, ahubwo ari ibintu leta ifitemo inyungu ishaka gutsindagira kugira ngo abahutu bakomeze bace bugufi. Ubwo rero iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda nta nubwo yaje gusa gucisha abahutu bugufi, yaje gusenya Kizito we ubwe n'umuhamagaro we w'ubumwe n'ubwiyunge. Ubwo rero yahise abyivumburaho avuga yuko atazabikora, kandi koko ntabwo yabikoze. Muri make rero iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda uko mubyumvishe uko yavutse mu ishyari. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda yavutse mu ishyari, kandi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ivuka iturutse ibukuru
muri perezidansi kwa Jeannette Kagame no kwa perezida we ubwe bakoresheje umunyarwanda wari ufite ipfunwe cyangwa se wari ufite ubusembwa by'ibyo umuryango we wakoze cyangwa ubw'imibereho ye nk'umuhutu, bukamwifashisha kugira ngo busenye abandi bahutu bose. Niyo mpamvu nababwiye ngo gahunda ya Ndi Umunyarwanda cyangwa porogaramu ya Ndi Umunyarwanda ntaho ihuriye no kuba umunyarwanda, ntaho ihuriye no kuba umwenegihugu, ntaho ihuriye no kunga ubumwe nk'abanyarwanda. Ni gahunda yazanywe n'umuhutu Bamporiki abifashishwemo na Jeannette Kagame na FPR na Kagame we ubwe, baprofise iyo faiblesse cyangwa se iryo pfunwe rya Bamporiki kugira ngo bacishe bugufi abahutu bose babaga mu Rwanda cyangwa se bari mu Rwanda kugira ngo bazahore bagira ipfunwe. Ibyo bikagaruka muri ya gahunda y'abampatse ibihugu bavuga ngo bacagagure mbayobore, cyangwa se umunyagitugu afasha abantu bake bari minorite kugira ngo acishe bugufi abari majorite. Iyo gahunda ya Kizito ikomeza y'ubumwe n'ubwiyunge, ubu tuba tugeze kure. Iyo mpamvu byavuyemo intandaro. Mumaze kumva wenda muri resume nazabagarukiraho akantu ku kandi, nzabikora cyane cyane kuri TikTok. Niho hari abanyarwanda b'urubyiruko, niho hari abanyarwanda basimbukira kuri Ndi Umunyarwanda, basimbukira ku muhutu, basimbukira kumwita interahamwe, basimbukira kwita umututsi utumva ibyo gahunda za FPR bakamwita ikigarasha, inyangarwanda n'ibiki byose, batazi uko gahunda ya Ndi Umunyarwanda yavukiye mu mugera w'urwango cyangwa se w'icyo FPR na Kagame n'umuryango we by'umwihariko bashaka kwifashisha kugira ngo bacishe bugufi abanyarwanda. Rero ntabwo wakwiyunga n'umuntu baguhatira gusaba imbabazi y'ibintu byabaye utari wavuga, by'ibintu byabaye utariho, y'ibintu utagizemo uruhare. Ntabwo abahutu bose barepresenta jenoside cyangwa ubwicanyi. Ubwicanyi bwagaragayemo abantu bo mu moko yose. Ni ibintu tugarukaho, tuzakomeza no kugarukaho. Rero Ndi Umunyarwanda, iyi ngiyi mwumva ngo Ndi Umunyarwanda nk'umwenegihugu, itandukanye n'iyi porogaramu ya Ndi Umunyarwanda yavukiye kuri Bamporiki. Iyo uriya Bizimana ahora asubiramo, ariko ubona ashaka guha nk'urwaho cyangwa se guha privilege ubwoko bumwe, kandi ashinzwe ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange. Iyi porogaramu ya Ndi Umunyarwanda niyo Kizito Mihigo yazize. Njyewe nibaza yuko igitabo cyose nimbigera wenda nshobora kuzabisoma cyangwa nkabibasomera cyangwa nkabibabwira muri makeya, ndibaza ko ikino kiganiro cya perezida na Bamporiki guca inyuma ya Kizito akajya ibukuru, akabifashwamo n'Imbuto Foundation na Jeannette we ubwe, aho uriya mucyo yatubwiye yuko inkunga yari yayisinyiwe na Jeannette Kagame ubwe, bigasaba ngombwa ko inkunga ya Kizito Mihigo bayihagarika bakayibaninga. Rero Ndi Umunyarwanda ni iyi porogaramu dusimbukiraho mu 2025, abajene bakayiririmba. Dore uko yavutse. Ndi Umunyarwanda niyo yicishije Kizito. Mwibaze indirimbo igisobanuro cy'urupfu, ndabaririmbira agace gatoya mu kanya, aho avuga ngo jenoside yangize ipfuye, ariko ntikanyibagize n'abo bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Akongera nanone akavuga ngo iyo myumvire yo gucungurura kwanjye niko kabando k'ubuzima bwanjye. Akavuga ngo Ndi Umunyarwanda ijya ibanzirizwa na Ndi Umuntu. Ntabwo waba umunyarwanda utabaye umuntu. Abantu ababantu, abantu bafite ubumuntu, ngo wumve yuko akababaro k'uwundi nawe wakagira, ibyabaye ku wundi nawe wabyakubaho.
urupfu undi yapfuye nawe urwo wapfuye byose bimeze kimwe, abo bantu bagomba kwibuka bagasigasirwa. kugira ngo ngiye simvuga ubuhamya ngo untere amabuye ngo ubwawe ntabwo bumeze nk'ubwanjye, ntabwo bubabaje nk'ubwanjye, ngo usange turi kurwanira urupfu. dore ngiyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Rero byatumye Kizito Mihigo aririmba iyo ndirimbo, igisobanuro cy'urupfu, aravuga ngo twibuke n'abo bose bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana. aravuga ngo jenoside yangize imfubyi, ariko sikanye bagize n'abo bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Ndi Umunyarwanda ijya ibanzirizwa na Ndi Umuntu. yabwiraga Kizito, yabwiraga Bamporiki, yabwiraga Jeannette Kagame, yabwiraga FPR n'abo bose, ku buryo n'abo ba Ines Mambara babandi bose baje mu nzira y'umusaraba we bahereye kuri iyo ndirimbo bagatangira bakamwataka. inzira y'umusaraba yamugejeje ku rupfu. nongeye nshimire by'umwihariko byimazeyo abanyarwanda batugejejeho inzira y'umusaraba ya Kizito Mihigo, kuva kuri iyo nzira nyine y'igisobanuro cy'urupfu kugeza ku rupfu. ariho twahera hano dushaka ubutabera bwa Kizito, ariho twahera tumuhorera. nta na rimwe mu ndirimbo Kizito yahimbye, mu bihangano bye, mu nzira ndende ye twagejejweho na René Claudel Mugenzi, mu gitabo cye, ahantu hose ni ahantu utabonamo ingingo ikurengera, cyangwa se ingingo buri munyarwanda wese yifashisha kugira ngo aharanire koko ubwo bumwe, ubwo ayo mahoro, uko kuri kw'abanyarwanda. rero mbifurije ko Ndi Umunyarwanda ibanzirizwa na Ndi Umuntu. mbifurije kugira ngo buri munyarwanda wese ntitubiharire za fondasiyo zitandukanye, ndetse usanga ziharanira kugira ngo ibyo bapfa birute ibyo bapfana. nifuza yuko abanyarwanda ibyo twakagombye kuba dupfana byaruta ibyo dupfa, kugira ngo tugere ku ngingo imwe, cyangwa se ku musozo, cyangwa se ku ntego imwe nk'abanyarwanda. rero munyarwanda, munyarwandakazi wifuziriza u Rwanda amahoro, wifuza ubumwe n'ubwiyunge, terera akajisho kuri Ndi Umunyarwanda, irakureba. Ndi Umunyarwanda nta hantu ihuriye no kuba umunyarwanda w'umwe n'igihugu. ngereho wenda nsubize abantu benshi bagiye banyandikira bakantera amabuye, urarwana n'iki, uri mu biki, urashya warura iki, wowe ntibikureba, ubije mute. babwire yuko umuhamagaro wanjye, impamvu mubona nicaye hano, ni ukubera iryo jambo Kizito yaririmbye. niyo mbarutso y'iyi nkundura ndi kurwana kugira ngo umunyarwanda wese agire ubwisanzure mu gihugu cye. aho Kizito yapfiriye abantu akabitangira, yari umwana w'ibwami, yagendaga muri perezidanse adasabye audience, akivana hahandi hashyushye, akaririmba ngo mwibuke n'abo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. ndifuriza gukangura abana b'abanyarwanda b'imfubyi, abagore, abagabo b'abapfakazi, imfubyi zabuze kivurira, zazize urugomo rutiswe jenoside, ngo muhaguruke turwane inkundura yo kugera ikirenge mu cya Kizito. ntabwo mbatumye kwica, ntabwo mbatumye kwiba, ntabwo mbatumye kugambana, ndabatumye ngo muhaguruke mushake ubutabera bwa Kizito. muhaguruke tuvugirize induru abamwishe, muhaguruke dutere intambwe mu nzira yasize aharuye. ntabwo bireba umuntu umwe cyangwa uwundi, nta n'umuntu ufite privilege, nta n'umuntu ufite power kurusha uwundi kuri Kizito Mihigo. Kizito Mihigo ni uw'abanyarwanda wese, ni uw'isi yose. buri muntu ukorera muri politiki, buri muntu w'umwactiviste, buri muntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, buri mufilozofe, umwarimu, abategetsi,
abantu bose bo mu ngingo zose bafite gukoresha Kizito Mihigo uko babyumva bifashishije impano ze kandi bifashishije umurage yasize. Rero nsaba abanyarwanda abanyarwandakazi mureke gushwana gushwana cyangwa gushwanira mu bintu Kizito yazize yameneye amaraso for free ku buntu. Ahubwo ibyo bintu, iyo mitungo ya Kizito cyangwa se ibyo bihangano cyangwa se uwo murage tuwifashishe tumushakira ubutabera, tumuhorera. Nzagaruka cyane cyane kuri Ndi Umunyarwanda, nzagaruka cyane cyane ku guhorera Kizito, nzagaruka cyane cyane ku butabera bwa Kizito. Ariko mbifurize banyarwanda abanyarwandakazi mujye mu kigare cya Ndi Umunyarwanda kugira ngo umuhutu, umututsi, umutwa ukunda cyangwa se ufite umwuka wa Kizito cyangwa ufite umuhamagaro wa Kizito kuva mu kigare cya Ndi Umunyarwanda. Nta muntu mubiburanira kuba umunyarwanda, nta muntu ubiguheramo credit, nta muntu ubiguheramo uburenganzira kuba umunyarwanda. Uvuka uri umunyarwanda niyo waba uri mu kindi gihugu. Rero nzagaruka nanone kuri bya bindi bavuga ngo n'ibintu igihugu cyagukoreye, ngo n'ukuntu ngo turi Ndi Umunyarwanda, ngo n'ukuntu cyakureze, ngo n'ukuntu cyakugize gute. Kereka wenda abanyamahanga, kereka bimukira, kereka abantu wenda baje kubohoza igihugu. Naho ubundi twebwe twavukiye mu Rwanda, twebwe twabene igihugu b'abanyarwanda ntabwo turi force kwinjira muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda yavukiye ku ishyari, ku muvumo, ku rwangano, ku bwicanyi bwagejeje Kizito ku rupfu. Ndakangurira umunyarwanda wese wababajwe n'urupfu rwa Kizito kuva mu kigare cya Ndi Umunyarwanda. Abantu bazi Igifaransa, abantu basoma Icyongereza, mwongere musome igitabo Rwanda Embrasse la Réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Hanyuma wenda ibyo bintu gahunda ya Ndi Umunyarwanda murayisomera, musangize ibitekerezo, wenda nicyo nibagiwe mu kinyunganire. Navuga byinshi, kuvuga byinshi siko kuyamara, ariko Ndi Umunyarwanda niho ruzingiye. Ako ni agace kamwe ku buhamya bwa Kizito, aho yivugira nawe nsoza ngo Ndi Umunyarwanda ni gahunda mbi y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwazanye kugira ngo buzitire ubumwe bwisanzuye, amahoro y'abenegihugu. Aravuga ati FPR ishyira icyasha ku bahutu cyangwa ikubitira mu kadeyi abahutu, ikabashyira mu kigare kimwe n'abicanyi, kandi FPR igaha urwaho abandi banyarwanda basigaye b'abatutsi gucisha bugufi abahutu mu rwego generationnel, gushyiraho ipfunwe abanyarwanda generation to generation. Umuntu rero ushaka kwivanaho ipfunwe agomba kureba cyane 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 kuri iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda no kuyitaho no kuyisuhukamo. Ubwenegihugu ntawe tuburwanira. Nzabigarukaho by'umwihariko abahutu, abatwa, abatutsi, abanyarwanda, abakunzi b'u Rwanda. Iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda muyiharire Bizimana, muyiharire Bamporiki, muyiharire Jeannette Kagame n'umuryango we wose, muyiharire FPR. Noneho twebwe twagizweho ingaruka n'ariya mahano, dukoreshe porogaramu ya Kizito Mihigo. Tuzayisanga mu bihangano bye, tuzayisanga mu buhamya bwe, mu nzira ndende yasize. Twikorere porogaramu yacu yo kwiyunga nk'abanyarwanda bo mu moko atatu, ntawe ubidushyizeho agahato. Ni muri gacaca ya kabiri, aho tuzicara mu gacaca tugacoca ibibazo byacu, ababiduteje bigiye ku ruhande. Ndabifuriza rero kugira umwuka wa Kizito, ndabifuriza kugera ikirenge mu cya Kizito, ndabifuza kugira ngo ino myaka 44 yamaze, yari kuba amaze ku isi, ubwo turavanaho 5, yapfuye afite imyaka 39,
tumaze imyaka 5 tukiri mu ruhirahiro, tukiri mu rujijo. Uyu kuva ku mwaka wa 5 ni umwaka wo gutangira ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo, atari byo leta ya FPR idutsindagiyemo. Abakunzi b'amahoro rero bifurije umunsi mwiza, abakunzi ba Kizito, abamukunda, abaharanira amahoro, abaharanira ukuri, abaharanira ko Kizito Mihigo yazagira ubutabera, mbifurije amahoro y'Imana. Tuzagaruka muri iyi porogaramu, muri uru rugamba, muri iyi gahunda yo guhorera Kizito, twivanaho ipfunwe. Ari umuhutu, ari umututsi watewe ipfunwe n'iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda, tugomba kwivanaho ipfunwe twivuye inyuma. Kandi tugomba, navuga ngo kurwanya Ndi Umunyarwanda, iyi gahunda ya Bamporiki n'umugera wayitangije, tugatangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge bw'amahoro aturutse kuri Kizito Mihigo. Rero Kizito Mihigo uracyari mu mitima y'Abanyarwanda, ntabwo uzapfa, wazukiye muri benshi, abagukunda ni benshi, ntibacibwe intege n'abari gushwanashwana, ahubwo twifashishe ibyo duhuriyeho, tubifate nk'inkingi ituma dushobora gushyira Kizito ku rwego rwo hejuru, tukazamwuka nk'umunyarwanda watugiriye akamaro. Kizito Mihigo ndagukunda, nakuvuga harinda bukarinda bucya bukira. Njyewe ijambo navanyemo cyangwa se ngenderaho nuko icyo wifuza ko abandi bagukorera nawe kibakorere. Ndi Umunyarwanda, ikibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi Umunyarwanda, ikibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi Umunyarwanda, ikibanzirizwa na ndi umuntu.